iyo nzoga bayita B1 gin. umuntu w'umushonje Kuko ntabwo wagiye inkoko nta kantu kagendana nayo. ni inkoko nkaba umuntu dore ni uruhinja ni mpamvu dore Ntabwo yatangiye kuva. ruvu ubwire Kanyo uranapfunye. utangiye guhekenya agira kangaka Kanyo wambore. agira n'urya kangaka we urya kangaka Ya kanyo urya kangaka someza niyo nzoga do janaka Oya. fata Umutwe nzovu fata fata uyu mutwe- agira fata Njye ntabwo nabaye muri kumwe. burya. Turya imitwe n'amaguru. oya ntabwo barya inkoko ntiyababiri mbashakire inkoni Kanyo kandi ubige baragukubita. ndafata inkoni nzovu uri kwanga ufata ibyo uhawe dore shana Kanyo ibi koko ukoze ni ibiki koko? dore umutwe uyu nguyu nyir'urugo arawusoma dore nguyu nyir'urugo nawe usome reka nze ngusa soma inkoko yawe do uzi ikibazo iwacu rero mu bwoko bwacu nta muntu urya Ibyo wabahaye. nta muntu urya imitwe n'inuza n'ubunono wa mutwe ugiye Kanyo ya. Nta muntu uvuka i Nyanza warereshejwe ko njye nanabibarekera. oya banza uriya ko ngako ariko ahubwo bakongera n'akandi kanunu mani inzoga mani inzoga rwose bibone ako kaguru gazizazi ntabwo amanunu abiri Reka ninywe inzoga. kamata ati Reka Fata inzoga amanunu bita fata amanunu abiri n'umutwe wa kabiri urihe nyir'urugo arawurya ngo yibabaze kirani ibinono amanunu nyir'urugo arawurya iwacu mu muryango wacu nta muntu urya amanunu y'inkoko haya ndirere mura akiraka nagacyaka ni akababa nakaba ko ndakarya. ariko ntabwo urya amaguru abeshya bayakuyeho dore ngaye aka ni akaguru n'impamo igihe baba urafata na ririya baba kuva tusa shyiraho n'umuceri niwe umuceri. Twasha murategura uko mubare wa mbere ubu uturutse ubu se abantu bigana bagateka amasamaki bakajya gute iyi gahunda ariko bazayikora. wagira iba bugaha ko wabuze ko ushonje ukajyaho niyo ukareka amagambo nzoga ukayishyiraho ukanywa babwire bajye gukora subscribe kuri mushirwa mushirwa babwire nawe umunyabwenge kera bongeragaho inyuguti ya none mushirwa agira rya kuraka gatume tamira ndagutamika wowe uri umushyitsi akira